umugabo wawe baramwishe. Hagara hano ndakubwira uwishe umugabo wawe. Ndi kubona mu 1935 byo ni iki? Nibwo umugabo wanjye yavutse papa. Yavutse mu 1935. Wigeze umpamagara, wigeze unyandikira kuri email, wigeze umpamagara kuri telefone? Nta na kimwe wigeze ukora. Yego papa. Ntabwo nkuze. Hari ikintu ndi kubona. Imana injyanye mu mwuka. Ndi kubona ibintu byinshi bitandukanye. Ndi kubona umugabo wawe muri uniform. Yego papa, yari umupolisi. Ndi kumubona ahantu bita Kaduma. Yes, go papa, niyo mpamvu yapfiriye muri Kaduma. Kaduma ni umujyi wo muri Zimbabwe. Ndi kubona ibitaro byita Shigurubi. Ibitaro byita Shigurubi, niyo mpamvu yanapfuye. Yego nibyo papa. Ndi kumubona ari ku gitanda, umugore ari kumuvura. Umugore amwita Fatwa. Igihe ndi kuza mu mwuka yatangiye kugira ikibazo cyo mu gifu. Umunsi umwe, umunsi wa kabiri, undi munsi arapfa. Igihe ari ku gitanda, ku cyumba gitanda cya 10 hari icyo ndi kubona. Yari ku gitanda atangiye kujya aruka ibintu bitandukanye. Yarukaga ibintu by'umukara. Yakomeje kugenda agarura ibintu by'umukara. N'igihe yari yarukaga ibintu by'umukara. Ako kanya nawe watangiye kujya mu bihe byawe by'abadamu. Ibikorwa by'umugabo wawe. Icyo gihe barakubwira bati turabizi uri mu bihe by'abadamu, ariko ukibaza ni gute babimenye. Baragufashe bakata umusatsi wawe.